umva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Wasubiza amaso iyo uvuye kure kandi ni habi cyane, watekereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima. Nyamara wareba abandi uko babayeho, bose ukiheba nshuti. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka jya uyizera, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Isezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane, wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana. Ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyashuti, irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ushavuye. Nta yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, jya utekereza Yesu. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka jya uyizera, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. N'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. N'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera.